benshi bakunda gusoma amateka y'u Rwanda bakunda guhura n'igitekerezo cy'ibimanuka, ahavugamo ko byageze mu Rwanda biturutse mu ijuru. Mu gitabo Inganji Karinga cyanditswe na Alex Kagame havugamo uburyo ibimanuka byaje n'inkomoko y'iryo zina. Musenyeri Alex Kagame avuga ko ibimanuka byageze mu mubari wo kwa Kabeja, ubu ni mu burasirazuba iki gihe, hari hayobowe n'uwitwa Sabizeze. Musenyeri Alex Kagame avuga ko mu kumanuka Sabizeze yafashe amatungo n'inyamaswa byari mu ijuru azana ikigore n'ikigabo, aho yafashemo n'imfizi n'insumba yayo abimanukana mu isi. Dore ko igitabo Inganji Karinga kibivuga. Ajya mu biraro by'inka, ayobora imfizi Rugira n'insumba yayo Ingizi, ajyana n'imfizi y'intama Mudende n'iyayo Nyabuhoro, ajyana n'isekurume y'ihene Rugeyo n'isake Mugambira n'Inyange. Amaze gukoranya ibyo byose akora ku muvandimwe we. Ugeze aha ubona ko inka zaturutse mu ijuru ukurikije igitekerezo cy'ibimanuka. Ni igitekerezo nyine byakumvikanisha ko n'andi matungo yaba yaraturutse mu ijuru, kuko bavuga ko intama n'andi matungo Sabizeze yabimanukanye ku isi. Nyamara iyo ukomeje iki gitekerezo kivuga ku Nganji Karinga, hari aho usanga bavuga ko inka zaba zaraturukaga mu iriba rya Gipfuna riherereye mu ntara y'Amajyaruguru. Bongera kuvuga ibijyanye n'inka iyo bageze kuri Gihanga. Ukurikije iki gitekerezo, Gihanga ari mu gisekuru cya 11 uvuye kuri Sabizeze bita Kivu. Gusa hari igisekuru kivugwa ariko ntubone inkomoko yabo mu bindi byanditswe. Bamwe mu bacurabwenge bagenekereza batya: Gihanga wa Kazi, ka Kizira, cya Gisa, cya Randa, cya Merano, wa Kobo, wa Kimanuka, umuhungu wa Kijuru, cya Muntu, wa Kigwa, wa Nkuba, wa Sherezo. Ku bijyanye n'inka zivugwa mu gihe cya Gihanga bituruka ku icibwa ry'umukobwa we Nyirarucyaba, ngo yaba yarageze mu ishyamba aho yaciriwe akahasanga inka yikamira amata hasi. Dore uko umwanditsi Pierre Smith mu gitabo yise Le Récit Populaire au Rwanda cyasohokeye i Paris mu 1975 abivuga ku rupapuro rwa 284. Muri iki gitabo avuga ko agiye gutegura inyamaswa asanga inka yavuye mu ngeri yabyariye mu gasozi iri mu kibaya, imukubise amaso irarora iravumera. Kazigaba ati, ndwanye nabi inyamaswa igiye kunyica. Aragenda bitekereza Nyirarucyaba. Nyirarucyaba ati, jya kunyereka iyo nyamaswa. Ahageze Nyirarucyaba inyana arayiterura, inka iramukurikira. Ayigejeje imuhira aza guca ibinogo inka izajya yikamiramo. Hanyuma bukeye Nyirarucyaba niwe wazanye kubumba, abumba utweso azajya akamiramo amata. Utweso rero tumaze kuma ashyizemo amata turashwanyuka. Ati, ndwanye nabi. Aragenda yahira ibyatsi, ingeso arazitwika zirashya. Ashyiramo amata abona abaye mazima, inka igakamwa birenze. Iyo ugeze aha usanga ko inka zaturutse mu ngeri rwagati mu kiyaga. Mu gitekerezo cy'aho inka zakomotse bavuga ko iyo nka yaba yaraturutse mu iriba rya Gipfuna. Iri riba Abanyarwanda bemeraga cyane ko ariho haturutse inka, ndetse rikaba ryarakorerwagamo imihango gakondo. Iyo bavuga kandi ibijyanye na Gihanga bagira bati, Gihanga cyazanye inka n'ingoma. Aha ukaba utakwemeza ko Gihanga ariwe wazanye inka, kuko n'iki gitekerezo kivuga ko inka yavumbuye na Kazigaba wahuye na Nyirarucyaba mu ishyamba aho yari yaraciriwe. Ikindi ni uko amata bavuga ko Nyirarucyaba yaramije se yasanze agiye gupfa, bivuga ko se ntacyo azi kuri iyo nka n'amata yayo. Ikindi ni uko amata bavuga ko Nyirarucyaba yaramije se yasanze agiye gupfa, bivuga ko se ntacyo azi kuri iyo nka n'amata yayo. Ikindi ukurikije ibyanditswe n'abashakashatsi ni uko nta nkuru y'irokoka ry'inka zazanywe n'ibimanuka kugeza icyo gihe. Kugeza ubu nta bushakashatsi buragaragaza inka yaba yarakomotse. Cyakora abashakashatsi bakoze ubushakashatsi ku nkomoko y'inka bagaragaza ko yaba yarakomotse ku gisimba bita Oracos. Bagenekereza ko habashize imyaka irenga 10,000. Abashakashatsi mu binyabuzima barimo Lucy Blongino, Joachim Buga, Adam Power, Marjane Mashkol, Jean-Denis Vigues na Mark G. Thomas bo muri kaminuza ya Oxford bagaragaje ko ibimenyetso bya ADN bigaragaza ko inka zikomoka kuri ibyo bisimba bya Oracos. Gusa bakavuga ko byaba bigoye korora ibyo bisimba bya Oracos. Nta wabasha kugaragaza uburyo ikiremwa muntu cy'icyo gihe cyabashije guhindura kamere y'ibyo bisimba byaje kuvamo inka. Amateka y'u Rwanda agaragaza ko hari inka zaba zaranyagwaga mu bindi bihugu bituranye,
aha bikaba byanatuma wibaza aho ibyo bihugu byo byavanaga izo nka. Amateka ibihugu bisangiye agaragaza ko buri gihugu kigendera ku bitekerezo bigaragaza aho cyakomotse n'abagituye. Mu Rwanda nicyo bita ubucurabwenge bwerekana inkomoko y'abami, ariho havugamo inka zazanywe na Kigo. Ngizo inkomoko z'inka twagarutseho muri kino kiganiro. Niba utarakora subscribe ntugende utayikoze, ukande like, wandike comment, ukore na share, tujye tubanda buri munsi mu bindi biganiro. Njye nitwa Charles Gahigana. Hasta la vista.